reka mbahe urugero rumwe. Mu bihumbi bibiri hano mu uyu mujyi wa Kigali twafashe ibihe byo gusenga ng'itorero, ari abakozi b'Imana, ari Abakristo, mbese ingero zose zitandukanye mu itorero. Turavuga dufate ibihe byo gusenga. Icyo gihe ndabizi ko twari dufite cyifuzo, Imana iradusaba ati munyubakire. Bene data mu Kristo mugenzi wanjye, ntago dutwareba undi uzaza kubaka murimo w'Imana, ni twenyine ku bwacu. Nuko twizera abafasha, nuko twizera abandi baturuka kure, ariko twebwe abanyiri itorero kenshi na kenshi ni twebwe Mana tuhamagara, izi ko mirimo y'itorero ni twebwe dukwiriye kuyikora. Mana yatusabye ati ndashaka ko munyubakire. Ariko turireba, twagerageje kwitanga mbere ya byose, buri muntu aritanga akunda ubushobozi bwe bungana. Mu icyo gihe turasanga ubushobozi bwacu bwari hasi. Turavuga twakora iki? Kandi wari umuyobozi aratubwira iki? Ati ndabandi Imana ibwiye ko bayubakire, ni twebwe tugomba kwishakaho ingunga kuri twe. Tubanze tugaragariza Imana ikikorwa, tubanze tugaragariza Imana ubushobozi dufite. Nyuma yo gutanga ubushobozi bwa buri muntu, twaje gusanga ko itashobora kudukemurira ikibazo. Turavuga reka dufate ingamba ya kabiri, tuhure dusenge. Twafashe igihe cy'icyumweru kimwe, misi 7, ababyeyi bonsa abana, abakobwa, rubyiruko, abasore, abapapa, abakozi b'Imana, mbese ubona abantu bose bitabiriye ayo masengesho. Buri muntu wese aravuga ko reka tugiye gusenga Imana, tumwereke aho imbaraga zacu zigarukira, hanyuma tumusabe nawe atwongerera izindi. Twafashe icyifuzo kimwe twari dufite twese hamwe, turavuga ko tugiye gusaba Imana amafaranga, kuko tuzi ko butunzi bwose buri ku Mana. Bene data, twafashe ibihe byo gusenga. Musi wa mbere turisuzuma, turihana, musi wose wa kabiri turihana, musi wa gatatu tutangira gukora iki? Gusengera byifuzo. Tusengera icyo cyifuzo, Mana tuwa amafaranga tukubakira umurimo, Mana tuwa amafaranga. Yari mu gihe mu bihumbi bibiri, nize ko icyo gihe krize yarari mu gihugu, bushomeri bwari buri bwinshi, bukene bwari buri bwinshi, abantu bavaga Bugesera kubera izuba bakahunga inzara bajya gupagasa mu zindi ntara. Turinjira mu muka ku bwacu twenyine, ku buzima bwacu twari dufite ikibazo cy'ubukene, murimo y'Imana twari dufite mu kibazo cy'ubukene. Turavuga reka dusenga Imana. Turasenga kugeza ku munsi wa 4. Nizeye ko twafashe ibihe byo kwimbaza Imana kuva saa 6 kugera saa 7 ku manywa. Turayimbaza Imana mu zindi mbaraga, abantu baruzura umwuka wera mu zindi mbaraga. Rimwe na rimwe ibyo tusaba Imana si byo dukorera. Twari turi mu cyifuzo cyo uduha amafaranga, ariko ajemo dusanga abantu buzuye imbaraga z'umwuka wera. Yari ubwa mbere abantu baravuga indimi, abantu baruzura umwuka wera, turishima umunezero w'umwuka. Imana iraza kutubwira, nyumvise gusenga kwanyu bana banje. Buri muntu wese arishima, haleluya haleluya. Ati dore mwansabye amafaranga, turavuga ko yego. Kandi nize ko buriya Mana ikubwiye ko yumvise gusenga kwawe, nawe wanezerwa ugashima. Ati mwansabye amafaranga, turatura mbere y'Imana, yego. Ari abantu b'abagabo bakomeye. Mana iratubwira iki bene data? Ati na Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje iki gitondo cyiza, Mana ibaho umugisha. Ni Pastor Serugendo Dismas, tongeye kugaruka mbere yanyu tubazanira ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko mbere ya byose mureke tubanze dusenga Imana. Turagushimiye Mana yera, Mana ikomeye, Mana ikomeza isezerano. Warakoze kuturinda kuva mu kwezi kwa mbere
kugeza kuri tariki ry'uyu munsi nimba turiyo ni kubw'imbabazi zawe twaje imbere yawe tugufukamiye twaje imbere yawe tugusaba twaje imbere yawe tutanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo utubabarire imbere ya byose utweze weze igihugu cyacu weze kirere weze ijambo ryawe abazatumva bose nabo beze iri jambo ritugirira umumaro uwo twagaritse ni Satani migambi ye yose turazihagaritse reka imbaraga z'umwuka wera zituyobore Mana urakoze kandi icyubahiro kibi cyawe tugusabye twizeye mu izina rya Yesu amina. Tugiye kuganira kubwira ijambo ry'Uwiteka bene data. Iyi misi ni misi yacu yo gutungwa n'ijambo ry'Imana. Ntago twakwifuza cyane gutungwa n'umutima gusa, ariko iyi misi tugezemo tukurikije isi buryo igenda ihinduka ku manywa na nijoro. Iyi ni misi yo gutungwa n'ijambo ry'Imana. Iyi ni misi yo kubika ijambo ry'Imana ku mitima yacu. Mana dufashe kandi tugirire neza. Tubanje kubasuhuza kandi Mana ibaho umugisha. Tugiye kuganira ijambo ritubwira kumenya ububasha tubona mu gusenga Imana. Kumenya ububasha tubona mu gihe cyo gusenga Imana. Niwe mutwe w'ijambo ryacu. Kumenya ububasha tubona mu gihe cyo gusenga Imana. Nimba Imana Yesu yigishije itorero gusenga, kuko Yesu azi umumaro wo gusenga. Gusenga birabohora abantu. Gusenga biratukiza. Gusenga bituha ibyo tutafite. Gusenga Mana irahindura bikomeye bibasha kuba byoroshye. Mu gusenga kw'abakiranutsi Mana irahagarika bikomeye. Mu gusenga kw'itorero Mana irahindura bibazo byari biremereye abantu. Na niyo mpamvu Yesu yabwiye intumwa ze ati musenge mutaruha kugeza aho Yerusalema izahinduka ishimwe. Niyo mpamvu natwe itorero ry'iyi minsi tugomba kwiga cyane gusenga Imana, tukasobanukirwa ububasha buturuka mu gusenga Imana. Mu gusenga Mana irahikuramo urupfu. Mu gusenga Mana ikuramo bikomeye. Mu gusenga Mana ituha ibyo dusaba, kuko Yesu yavuze ko musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzambona. Isi misi yo gusinzira, isi misi yo gucika indege, isi misi yo kwivovotera Imana, si misi yo kwitotombera Imana, ni misi yo gusenga itorero ry'Imana, ni misi yo gusenga abakozi b'Imana, ni misi yo gusenga abanyamasengesho. Tukasengera isi, tukasengera igihugu, tukasengera abakozi b'Imana, tukasengera imiryango yacu, tukasengera misozi y'u Rwanda n'abanyarwanda. Niyo muhamagaro tuhamagariye. Nago twakwitwa Abakristo gusa tutashaka gusenga. Gusenga niyo Mana ihindura bikomeye bikabasha kuba byoroshye. Twabivuze gusenga bikuramo bibazo. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Kanguka ube maso mu imisi mu gusenga. Kanguka ube maso mu Kristo, ube mu muka wo gusenga, kuko bibazo bibatubereye byinshi. Bibazo byinshi biratuzungurutse. Bibazo byinshi birimo kuturwanya. Bibazo Satani yagurutse ibitero byinshi mu itorero. Marira iri hose na isi yose ibuza amahoro, ariko twasanze ko uzadufasha mu bibiye n'Imana yonyine gusa. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditswe muri Yohana wa mbere gice cya 3 murongo 22 kugeza ku 23. Yohana aratubwira iki? Kandi icyo dusaba cyose tukihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Murongo 23. Itegeko ryayo niri, nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nguko yadutegetse. Kandi icyo dusaba cyose tukihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Itegeko ryayo niri, nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nguko yatutegetse.
mu byifuzo byose tujyana mbere y'Imana, mu gihe cyose dufata ibihe byo gusenga itorero cyangwa se abakozi b'Imana. Ngunda cyane umuntu ukunda gusenga, ngunda cyane umuntu ukinanukira Imana, ngunda cyane umuntu wizera Imana, ngunda cyane umuntu utacika intege, ngunda cyane umuntu utareba inyuma, ngunda cyane umuntu utasubira inyuma, akakomeza rugendo rwe avuga ko nuko ari ibibazo, nuko ari bituremereye, Mana yanjye nishobora byose. Hano aratubwira iki? Kandi icyo dusaba cyose tukihabwa nayo. Mu gihe cyose twebwe turasenga, ariko nasanze tushaka ko bisubizo biboneke nonaha. Nabonye Imana twebwe turatanga byifuzo mbere yayo, nayo ifitiriye itanga bisubizo. Reka mbahe urugero rumwe. Mu bihumbi 2000 hano mu mujyi wa Kigali twafashe ibihe byo gusenga ng'itorero, ari abakozi b'Imana, ari Abakristo, mbese ingero zose zitandukanye mu itorero. Turavuga dufate ibihe byo gusenga. Icyo gihe ndabizi ko twari dufite cyifuzo, Imana iradusaba ati munyubakire. Bene data mu Kristo mugenzi wanjye, ntago dutwareba undi uzaza kubaka murimo w'Imana, ni twenyine ku bwacu. Nuko twizera abafasha, nuko twizera abandi baturuka kure, ariko twebwe abanyiri itorero kenshi na kenshi ni twebwe Mana tuhamagara, izi ko mirimo y'itorero ni twebwe dukwiriye kuyikora. Mana yatusabye ati ndashaka ko munyubakire. Ariko turireba, twagerageje kwitanga mbere ya byose, buri muntu aritanga kundi ubushobozi bwe bungana. Mu icyo gihe turasanga ubushobozi bwacu bwari hasi. Turavuga twakora iki? Kandi wari umuyobozi aratubwira iki? Ati ndabandi Imana ibwiye ko bayubakire, ni twebwe tugomba kwishakaho ingunga kuri twe. Tubanze tugaragariza Imana ikikorwa, tubanze tugaragariza Imana ubushobozi dufite. Nyuma yo gutanga ubushobozi bwa buri muntu, twaje gusanga ko itashobora kudukemurira ikibazo. Turavuga reka dufate ingamba ya kabiri, tuhure dusenge. Twafashe igihe cy'icyumweru kimwe, misi 7, ababyeyi bonsa abana, abakobwa, rubyiruko, abasore, abapapa, abakozi b'Imana, mbese ubona abantu bose bitabiriye ayo masengesho. Buri muntu wese aravuga ko reka tugiye gusenga Imana, tumwereke aho imbaraga zacu zigarukira, hanyuma tumusabe nawe atwongerera izindi. Twafashe ikifuzo kimwe twari dufite twese hamwe, turavuga ko tugiye gusaba Imana amafaranga, kuko tuzi ko butunzi bwose buri ku Mana. Bene data, twafashe ibihe byo gusenga. Musi wa mbere turisuzuma, turihana, musi wose wa kabiri turihana, musi wa gatatu tutangira gukora iki? Gusengera byifuzo. Tusengera icyo kifuzo, Mana tuwa amafaranga, tukubakira umurimo, Mana tuwa amafaranga. Yari mu gihe mu bihumbi 2000, nize ko icyo gihe krize yarari mu gihugu, bushomeri bwari buri bwinshi, bukene bwari buri bwinshi, abantu bavaga Bugesera kubera izuba bakahunga inzara bajya gupagasa mu zindi ntara. Turinjira mu muka ku bwacu twenyine, ku buzima bwacu twari dufite ikibazo cy'ubukene, murimo y'Imana twari dufite mu kibazo cy'ubukene. Turavuga reka dusenga Imana. Turasenga kugeza ku munsi wa 4. Nizeye ko twafashe ibihe byo kwimbaza Imana kuva saa 6 kugera saa 7 ku manywa. Turayimbaza Imana mu zindi mbaraga, abantu baruzura umwuka wera mu zindi mbaraga. Rimwe na rimwe ibyo tusaba Imana si byo dukorera. Twari turi mu cyifuzo cyo uduha amafaranga, ariko ajemo dusanga abantu buzuye imbaraga z'umwuka wera. Yari ubwa mbere abantu baravuga indimi, abantu baruzura umwuka wera, turishima umunezero w'umwuka. Imana iraza kutubwira
nyumvise gusenga kwanyu bana banje. Buri muntu wese arishima, haleluya haleluya. Ati dore mwansabye amafaranga, turavuga ko yego 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 yego. Kandi nize ko buriya Imana ikubwiye ko yumvise gusenga kwawe, nawe wanezerwa ugashima. Ati mwansabye amafaranga, turatura mbere y'Imana, yego yego yego. Ari abantu b'abagabo bakomeye. Imana yatubwiriye iki bene data, ati nabasuzumye mwese nguko mwicaye hano. Twari benshi, mbasuzumye mwese nguko mwicaye hano. Ndareba mitima yanyu mu bintu byose ukora, ube umenya ko Imana ireba mutima w'umuntu. Niyo mpamvu abantu dusenga, abantu dukorera Imana, tugomba kwirinda cyane, dukore imirimo yo gukiranuka. Kuko aho ujya hose Imana irakureba, aho ibyo utekereza Imana irabimenya. Ati maze gusuzuma mitima yanyu mwese, ndasanga benshi muri mwebwe nimbaha amafaranga ntago muzongera kugaruka hano. Haleluya, ntago muzongera kugaruka hano. Mwuka w'Imana aravuga ati niyo mpamvu ntayo mbaha. Byaduciye intege inshuti zanjye. Ati niyo mpamvu nda mafaranga mbaha, ariko umuntu uzihanganira, uzihangana akageragiye cyanjye, nzamuha amafaranga yose ashaka. Nayoboraga kaunda mu iyo minsi yose kuva kwa mbere kugeza kwa kane, ariko tugeze ku iyo jambo ati ntayo mbaha, uzihangana akagera mu gihe cyanjye, nzamuha amafaranga ashaka. Uzicyaje kuba abantu bose bagize gucika indege, kandi bose bari bafatishe mwanzuro wo kuvuga ko tuzava hano kuwa mbere wikindi, kuko twatangiye kuwa mbere. Ati tuzarangiza kaunda kuwa mbere mu gitondo, niyo nzasubira mu rugo. Arababyeyi bazanye abana aho, bonsa abana, bakabaza kikoma kikava mu rugo kikasanga abana aho. Kukaraba kwacu kwabaga hariya mu icyo gihe. Ariko uyu mugoroba natangiye kumva bamati, pastor ngiye kureba abana sinzi kundo bameze. Ngiye kwanza kureba byo mu rugo sinzi kundo bimeze. Ngiye ndaje. Twaje kuyisanga twarangije gahunda, igice kinini nicyo cyagiye. Ndavuga ntago twarakarira Imana, twebwe twizere gusa, kuko igihe cy'Imana nikigera izatuha ayo mafaranga, kuko ni cyifuzo twashize mbere yayo. Niyo mpamvu hano twasomye ijambo riratubwira ko kandi icyo dusaba cyose tukihabwa nayo. Mu gihe wafashe bihe byo gusenga, usaba Imana, Mana umbe ubuzima, Mana umbe akazi, na wundi uzayiguha ni Imana yonyine. Ishobora gucisha ku bantu ikabakoresha abantu, kuko ari cyifuzo wasabye Imana. Mu gusenga kwawe ube wizera, umenye ko ibyo dusaba byose tubihabwa nayo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana ifite bushobozi yo kuduha ibyo ababyeyi batashobora kuduha, yo kuduha ibyo imbaraga zacu zitashobora kuduha, yo kuduha ibyo bushobozi bwacu butashobora kuduha. Yohana aratwandikira, yemwe abakozi b'Imana, nimba mufashe bihe byo gusenga, mube mwizera ko ibyo musaba byose tubihabwa nayo. Kuko twitondera amategeko yayo. Mu gihe cyose usenga witondera amategeko y'Imana, bisubizo by'ibibazo byawe Imana yonyine niyo igomba kugusubiza. Niyo mpamvu ndi mucika indege, mwongere mushyira imbaraga mu gusenga. Yemwe abakobwa, ngunda kugirira inama rubyiruko, mukanguke, mureke ibyaha, mushyira imbaraga mu gusenga. Bibazo ufite Imana niyo itanga igisubizo. Nimba bakwemukiye, nimba bakwanze, nimba wakubabaje, gira umutima wo kubabarira, ukomeze usenge, ukiranukira Imana, umenye ko ibyo dusaba byose tubihabwa nayo. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kuko twitondera amategeko yayo.
tugakora ibishimwa imbere yayo. Kwitondera amategeko y'Imana ni ikintu cy'ingenzi ku mukiranutsi. Gukora ibyo Imana ishima nabyo ni by'ingenzi ku mategeko y'ubuzima bw'umukiranutsi. Ndugakora ibintu birakaza Imana, ndugakora ibintu bibabaza Imana. Buzima bwe wige gukora ibintu bikora iki? Binezeza Imana, bishimwa imbere y'amaso y'Uwiteka. Yesu ahabwa icyubahiro, kuko umwanya ufashe biye byo gusenga, Mana izibuka ko witondera amategeko yayo, Mana izibuka ko ukora iki? Ukora ibishimwa imbere yayo. Yesu akushoboje, nanjye Mana inshoboje. Uyu mwaka byari kuba byiza twasaba Imana imbaraga zo gusenga. Murongo wa 23, itegeko ryayo niri tusobanukirwe n'amategeko y'Imana. Isi irimo kurangaza abantu, isi irimo kuyobya abantu, isi irimo gutuma abantu bacika intege, isi irimo gutuma abantu batakaza byiringiro. Ariko nuko ari ibibazo, nuko ari bigeragezo, mureke twiringiye Imana, tube mu mwuka wo gukiranuka no gusenga. Itegeko ryayo niri. Mana nayo ishaka ko tugendere munsi w'amategeko yayo. Mu gihe twitwa bwoko bwayo, ni twebwe tugomba kubaha amategeko y'Imana. Iyi minsi ubona Mana irabwira abantu ndi mukice, ndi mugasambanye, ndi mukibe. Ariko ibyo nibyo biri ku mwanya wa mbere. Bugome buragwira, abantu barangana. Ariko Mana iravuga ke nuko twizera izina ry'umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nguko yakoze iki? Yadukunze. Itegeko ryayo niri nuko twakwizera mwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nguko Imana yadutegetse. Nago wakwitwa mu Kristo utafite ibyiringiro ku mwami wayo Yesu Kristo. Haleluya. Nago wakwitwa mukozi w'Imana, byiringiro byawe bikaba ari kure y'umwami Yesu Kristo. Aratubwira ko itegeko ryayo niri nuko twizera umwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nguko yakoze iki? Yadutegetse. Gukunda mugezi wawe ni itegeko twategetswe n'Imana. Ariko iminsi usanga hariho muka mubi, hariho umugore n'umugabo, umusore n'umukobwa barasezerana, ndagukunda, ndashaka ko mbere umufasha, undi nawe akemera avuga ko nanjye ndashaka ko mbere umutware. Ariko mu minsi makeya ubona abo bantu barangana, abo bantu barakora iki? Barakuramo indahiro barahiye mbere y'Imana, barahindura ati divorce, ndakwanga, singushaka. Ariko tumenye ko ari itegeko Imana ritubwira tugomba gukundana nguko yakoze iki? Yadukunze. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Birashoboka urimo kwivovotera Imana, birashoboka urimo isi irimo kuguteza ubwoba, ariko ukarakarira Imana. Nasanzara barokore barimo kubarira Imana ibiye bamaze mu gakiza, babarira Imana mirimo bakoze. Bamwe na bamwe bamaze kureka mirimo myiza bakoreraga Imana. Oya, nducika indege, komeza mukiranutsi, komeza kuko rugendo ruracyahari. Tukomeze dusenge, tusobanukirwe ibyo dusaba, tubihabwa nayo. Twebe gusa tubahe itegeko ryayo, nuko twakwizera mwana wayo Yesu Kristo, tugakundana nguko Imana yakoze iki? Yadutegetse. Tuzi ko Imana yaturemye mu ishusho ryayo. Umuntu ntago yakwiriye kwanga mugenzi we. Iyi minsi ubona abantu baricana, iyi minsi ubona abantu bagira ubugome bwinshi. Mundu akatema mugenzi we, mundu akajya kwambura mugenzi we, akamusigira bumuga. Ariko umenye ko nawe ufite umubiri, kandi uwo mundu yaremwe mu ishusho y'Imana. Nawe niwe ishusho waremwemo. Imana iradushaka ko dukundane, kuko ni itegeko ryayo. Kuko Imana tugendeye mu buryo tutubaha amategeko y'Imana, nayo Mana ntago yatwishimira itorero ry'Imana. Mana ntago yatwishimira bizera Kristo. Bwana sifiwe kandi Imana ibashoboje.
Yesu abane natwe kandi adukomeze. Nimucika indege mu gusenga. Twavugaragaje imbaraga zituruka mu gusenga. Gusenga bikura abantu mu cyavu bikabicaza n'ibikomangoma. Mbabwiye cyagiye iyo myaka ishize 2000 twari dukennye, twari turi mu buzima bumwe butari bwiza. Abantu bibazaga ko butabazi bwabo bwaturukaye, ariko butabazi bwacu bwaturuka ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. We wizere gusa, komera ushikame, menya ko ari imbaraga z'Imana zirengera abantu bayo. Reka tuongere tusome Abaefeso 3:20. Iri jambo nasanze abantu bose barahinduriye ngindirimbo, ariko ijambo ry'Imana tugomba kuryizera tukaryubaha mu mitima yacu. Ijambo riratubwira iki? Ibasha Imana dusenga, kuko twavuze ko ibyo dusaba byose tubihabwa nayo. Imana ibasha, nuko Abaefeso aravuga, Imana ibasha gukora biruta cyane ibyo dusaba. Imana usenga ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, ndetse nibyo twibwira byose, nguko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Ibasha gukora biruta cyane ibyo dusaba, ndetse nibyo twibwira byose, nguko imbaraga zayo zidukoreramo. Nasanze ikintu kimwe mu buzima bw'iki Kristo: turisuzugura mbere ya byose, ariko mumenye ko tumaze kuba biremwa bisha mbere ya Kristo. Kandi mu gihe twizera umwana w'Imana Yesu Kristo, tukamenya ko ibyo dusaba byose tubihabwa nayo, tukasobanukirwa ko ibyo ibasha gukora biruta cyane ibyo dusaba, ntabwo ukwiriye kwisuzugura. Nasanze ko iyi minsi Abakristo barisuzugura, kandi cya kabiri tugasenga tufite ubwoba, tugasenga tutizera. Umuntu ashobora kubona buzima bwe kuva yavutse atarakira miliyoni 10 ku maboko, agatinya gusaba Imana iyo miliyoni 10 cyangwa 20. Mundu akabona ati njewe kuva navutse nago ndambuka mupaka nje gusura bindi bihugu, agatinya kisuzugura, avuga ko sinagera, najya mu bindi bihugu nkavuga iki, najya mu bindi bihugu nkakora iki. Mundu akisuzuma ati kuko nda mashuri ifite sinza, akisuzugura, abona tuko ari heba ati buzima bwanjye nzapfa gusa gutyo. Ariko menya ko Imana ibasha gukora biruta cyane ibyo tuyisaba. We wizere gusa, Imana tuize ko ikura gucavu ikicaza n'ibikomangoma. Mana niyo hindura amateka y'umundu, Mana niyo hindura amateka y'ubwoko runaka. Uyu munsi tushaka kuba abantu basuzuguritse, ariko nidukomeza kuba bizerwa mbere y'Imana, Mana izahindura amateka yacu. Mana ihindura izina ry'igisuzuguriro. Yesu ashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Si uhagaze gute mu masengesho yawe? Ariko ijambo nziza twaje kugukomeza avuga kumenya ububasha tubona mu gusenga Imana. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba. Uburwayi ufite Imana ibasha kubukiza, yaba kanseri, yaba sukari nyinshi ku mubiri, yaba bibazo biki twavugaga sida, ariko twagiye tubona buhamya bwinshi mu isengero. Mana yakoze imirimo ikomeye, mundu agashima Imana ko nari nanduye, ariko ubu ngubu Mana yarangije. Twabonye ubwo ayo mashimwe mbere y'Imana cyangwa ubu buhamya twabwumvise mu matwi yacu, harabo twarambitseho biganza. Mana yakoze iyo mirimo. Niyo mpamvu ndukisuzugure mu gihe cyose usenga Imana. Senga Imana mu kuri no mu muka, kandi wubahe ibihe byawe byo gusenga, kuko umenye ko ngiye kubana n'Imana, ngiye kubwira Imana bibazo byanjye, kandi iyo Mana niyo itubera igisubizo mu byo tuyisaba byose. Ibasha gukora biruta cyane ibyo tukora iki dusaba, ndetse nibyo twibwira byose. Ibyo wibwira byose, kwibwira kwacu kutizera kubamo, ubwoba bibamo, kutakaza byiringiro bibamo, ariko ibyo twibwira byose Imana ibasha kubikora.
Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Nguko imbaraga zayo ziri zidukoreramo, ari imbaraga z'Imana ziba muri twe zidukoreramo. Izo mbaraga z'Imana zirabohora, izo mbaraga z'Imana zirakiza, izo mbaraga z'Imana zikura umuntu ku cyavu zikamwicaza n'ibikomangoma, izo mbaraga z'Imana zakuye abantu mu giturage ya kure ibicaza hano mu murwa wa Kigali, izo mbaraga zakuye abantu mu uyu murwa ubu bicaye muri Amerika, izo mbaraga zakuye abantu hano mu uyu murwa bicaye mu gihugu cy'Abwongereza cyangwa mu bindi bihugu bikomeye abasoko kuruza bacu batabashije kugeraho. Izera Imana, ube maso, usenge, umenye ko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo tuyisaba byose. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Ndukihebe, nducika intege. Tugiye kurangiza kuri uyu murongo kuva igice cya 15 n'umurongo umwe wa 11. Tumve ububasha bw'Imana. Imana usenga. Buriya nasanze byiringiro byacu byinshi biri ku bantu, kandi Imana iratubwira mu magambo yayo, avumwe wiringiye umwana w'umuntu. Ariko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha gukora iki? Kunyeganyezwa. Nguko misozi gosi Yerusalemu na nuko Uwiteka gota abantu be. Kuramo ubwoba ku buzima bwawe, kuramo gushidikanya, ndukisuzugure, reka gutinya abantu, ariko wizera Imana yonyine. Nasanze ku isi nabonye ikimenyetso kimwe. Abantu benshi bubaha aba bose abakoresha babo bitewe n'ubushobozi bamubonamo, ariko ugasanga bihe byo gusenga byiringiro byacu mbere y'Imana bikaba hasi. Kandi Imana niyo iri hejuru ya byose, kandi Imana niyo itanga umugisha, kandi tuize ko Imana niyo ikura gucyavu ikacaza n'ibikomangoma. Imana niyo waremye isi n'ijuru, ibirimo byose byashizweho n'Imana, ariko tukizera abantu kuruta kwiziringira Imana. Uyu munsi ndagusabye guhindura byiringiro byawe, wiringira Imana kuruta kwiringira abana b'abantu. Nguko yakuye bari abo twiringiye hasi ikabashira hejuru, nawe ejo yakwigirira neza. Kuva igice cya 15 murongo 1. Witeka mu byitwa Imana hari iwanye nawe. Mu byitwa Imana Witeka hari ibiwanye nawe, ubitekerezeho nawe. Mu byitwa Imana ari biwanye nawe. Ni ihiye iwanye nawe. Ninde uwanye n'Imana hano? Bene data, nuko turimo gutinya inzara mu bibi, nuko turimo gutinya bigeragezo mu bibi, ariko mu Kristo twavuze ko byiringiro bye bigomba kuba mbere y'Imana. Niye iwanye nawe, ninde ushaka kugereranya n'Imana ku isi? Kwera kwawe nuko kukuhesha icyubahiro. Kwera kwawe kwaguhesha icyubahiro mbere y'Imana. Ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Ishimwe kwawe gituma abantu bagutinya Imana kuko ukora iki? Ibitangaza. Mana ikora ibitangaza, ntabwo ari abapfumu. Mana ikora ibitangaza, ntabwo ari abakonikoni. Bitangaza bikomeye biva mu maboko y'Uwiteka. Niyo mpamvu tugomba kwizera Imana, niyo mpamvu tugomba gukiranukira Imana, niyo mpamvu ugomba gushikama ku murimo w'Imana, kuko gutabarwa kwacu kuturuka ku murimo w'Imana. Masengesho yacu Mana iraryumva mu gihe cyose turi mu murimo w'Imana. Se iyi misi nakubaza cyangwa nanjye nakwibaza, niki kituma tucika intege? Ko ibasha gukora biruta cyane ibyo tuyisaba, kandi ibyo dusaba byose twavuze tubihabwa nayo. Yesu ashimwe. Ibyo dusaba tubihabwa n'Imana,
kandi iyo Mana ibasha gukora ibyo tukora iki, ibyo dusaba. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo wowe usaba. Ushobora gusaba Imana 500 ariko mugambi w'Imana yasabye 500. Tushobora gusaba Imana 3,000,000 manekatu wa 30 cyangwa se 300. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Tugusabye tena gukanguka wizera amasengesho yawe, ndukisuzugure mu gihe cyose witwa mukiranutsi, ndukisuzugure mu gihe cyose ukorera Imana mukuri no mu muka. Burwayi ufite ntago buzakwica, izera Imana gusa. Buzima ufite ntukacike intege. Hari abantu barimo kwiga amashuri mu iminsi, hari ababyeyi barimo kwanga kwishurira abana, bavuga se abizeke embere niki byabamariye, natse ko twize niki byatumariye. Oya, nducike intege, ati kubona akazi birakomeye, umwishurire tu kingezi agire iyo diplome mu maboko ye. Mana nasenga ibasha gukora biruta cyane byo tusaba. Hari abantu batangiye kugereranya ubuzima babayemo na niyo buzima bw'abana babo buzaba. Oya, umureka senga Imana, Mana izamugirira neza. Numva tuhagarukira hano. Murakoze kututega amatwi. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze musobanukirwe ububasha tubona mu gusenga Imana. Reka tusenga Imana. Turagushimiye witeka, urera kandi urakiranuka. Twari turi imbere yawe dutanga ubu butumwa bwiza, tugaragariza ubwoko bwawe ububasha tubona mu gusenga. Niyo mpamvu ndasenga ubwoko bwawe, ubanze ubabarire isi yose ibyabibaye byinshi. Yesu Kristo, kutakwizera kubaye kwinshi, kucika intege, kucogora, kusubira inyuma, kuva mu bushake bwawe. Abantu bakabona ko ubutabazi bwabo bwaturuka mu yindi nzira, ariko wavuze ko butabazi bwacyo buturuka ku Uwiteka waremye isi n'ijoro. Niyo mpamvu ubabarira isi yose, ubabarira amatorero, ubabarira abakristo bacitse intege mu kwizera, abasubiye inyuma bababarire. Ariko ndasabira tena imbaraga zo kudushoboja mu gusenga Mana. Weze igihugu cyacu, urengere igihugu cyacu, ibyago n'amakuba, imvura yo kwangiza turabyanze mu izina rya Yesu. Urengere misozi yose, mipaka yose y'igihugu, uyarinde ng'Imana. Abahuye n'ibyago ubakomeze, kuko ari we Witeka ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Uyu munsi tushaka kwisanga nta kazi dufite, uyu munsi twakwibona ko turi zero, ariko Mana nitwiringa izina ryawe, ibyo tusaba byose tubihabwa nawe. Twirukanye amajwi ya Satani, twirukanye imbaraga zisubiza abantu nyuma, twirukanye imbaraga zituma abantu bacika intege. Komeza abantu bawe, abarwayi ubakize, abari mu byago Mana ubagirire neza, abarari inzara wibuke, kandi abashomeri ubaha akazi, abakobwa bashigikire, abahungu bashigikire, ababyeyi bashigikire, mipaka y'isi yose yashigikire, abapapa bashigikire, abakozi bo bashigikire, itoro ryawe bashigikire. Ibiremereye ku bantu Mwami bikurweho nawe, mbaraga za Satani zitsindwe, mbaraga z'imyuka mibi zitsindwe. Reka byiringiro byacu bibe mu maboko yawe. Mana urakoze, turagushimiye kubwira ijambo. Reka ribere umugisha buri muntu wese uzabasha kumva ijambo ryawe, kandi umugirire neza iteka ryose. Turagushimiye uku kwezi kwa gatanu, komeze ubane natwe, komeze tuberere amaso. Ibyago n'amakuba turabyirukanye mbere yacu, kuko ari we Witeka Mana ya Israeli. Urakoze, tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amina. Mana ibaho umugisha. Murakoze. Yari Pasteur Serugendo Dismas. Reka tubahe nimero zacu. Burya mu Kristo abamo kugirana inama, abamo kuhugurana, abamo kukomezanya, cyangwa se ushaka kutubaza kibazo runaka. Ni 0782439754. Murakoze, Witeka akomeza abagirire neza. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.